Hello. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi bacu, inshuti bakunzi mudukurikira tubaha ikaze kandi turabakunda cyane. Ni iby'agaciro kuba mutwereka ko mudukunda, wowe likinga, wakoze subscribe, buri wese yumve ko musuhuje kandi muha ikaze kandi yumve ko mukunda cyane. Nawe ukigera kuri channel bwa mbere wumve ko uhawe ikaze kandi nkubwira ko aka niko kanya ko gukora subscribe, kuko ibiganiro byacu ni iby'ingenzi, uzamenya byinshi kandi byubaka ubuzima bwawe bwa buri munsi, kuko tubireho kugira ngo dusigasire amagara yacu ndetse turebe ibitagenda neza tube twabishyira ku murongo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ikiganiro cyerekeranye n'abadamu cyangwa n'abari n'abategarugori ku bintu bigendanye no kubaka ingo zabo ndetse n'ibintu bigendanye no kubura amavangingo. Iyi ngingo rero ni ingingo ikomeye bitewe n'uko ireba abantu bubatse ingo, apana umuntu uri munsi y'imyaka 18, kuko izi nama ni iz'abantu bakuru ntabwo ari iz'abana. Tugiye rero kuvuga ku bigendanye no kubura amavangingo. Se biterwa n'iki kugira ngo umugore cyangwa se umukobwa abura amavangingo? Biba byatewe n'iki? Nitumara kubimenya turaza no kureba ikindi kibazo cy'ukuntu umuntu abura ubushake kandi ari umuntu muzima. Ibyo nabyo ni ikindi kibazo tuza kurebera hamwe, tukibaza tuti se byo biterwa n'iki cyangwa se ni ikihe gisubizo cy'ibyo ngibyo. Ikindi turaza no gukora umuti wagufasha kuba wabasha kuba wagira ayo mavangingo mu buryo bwihuse cyane ndetse n'ubushake mu buryo bwihuse. Ntuve rero kunyakira amashusho yawe, icyo musaba urebe ikiganiro paka ukirangije kugira ngo ugire byinshi wamenya. Ikintu cya mbere rero, igitsina cy'umugore ubundi icyo tubona inyuma ni nka visage cyangwa se ni nk'umwambaro w'inyuma, kuko ni umuyoboro ugenda ugahuza inyababyeyi n'igitsina cy'umugore. Iyo rero umugore ari gukora imibonano mpuzabitsina, hari ibintu bisabwa kugira ngo abe yagira amavangingo. Ntaba ari wa wundi uzana urufuro, uzana inkari zisanzwe, wa wundi utaka, wa wundi ujya gukoraho agahunga. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko nimba muri mu gikorwa mugomba kwiyumvanamo, gufiringana, daboro igikorwa kigategurwa. Hanyuma ntaba ari wa wundi ubwira ngo sheri ndagushaka, akubwira ati hoya ndumva ntabishaka kandi wenda nabishaka, ariko bitewe n'uko ameze akaba yananizanya. Urumva rero iyo yananije yatangiye yikanyaza no mu buriri, hari igihe ageramo yashakisha amavangingo bikanga akayabura. Rero nicyo musaba mu gihe wumva ugiye gutangira igikorwa cyangwa se mugiye gutegura igihe cy'imibonano, ugomba kumva ko icyo kintu kiri buze kuba, ubwonko bwawe bugatangira kugitegura hakiri kare, kuko uyu musemburo wa oestrogene iyo uwufite ku kigero gihagije cyangwa ku kigero cya nyacyo, iyo utekereje ikintu cyangwa se utekereje ko wakora sex, wa musemburo ukomandinga ubwonko ukaba wahita wikorwa ku buryo bwihuse cyane, hanyuma hasi hagahita horoha ku buryo ushobora gukora imibonano bitagoye cyangwa se n'ayo mavangingo ntube wayabura. Hari ibintu rero bimwe na bimwe bitera kuba wabura amavangingo. Icya mbere, umugore ashobora kutaba anywa amazi, ugasanga arumagaye cyangwa se afite umwuma wo kuba kubura amazi mu mubiri wiwe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko wabuze amazi mu mubiri ufite umwuma, nta nubwo kiriya gikorwa rwose cyagenda neza, ntabwo bibaho. Ifo ko rero ugomba kunywa amazi nibura ibirahure 8 ku munsi kugira ngo ubashe kuba umubiri wawe wawuha kuwutegura cyangwa se kuba wasohora imyanda, ndetse n'andi mazi akagenda akaba yagufasha mu mubiri wawe, akajya gusana izindi ngingo cyangwa se izindi serire zigize umubiri. Ikindi ugomba kuba ushobora kuba utarya imboga dodo, imboga rwatsi, imboga nka epinari. Ibyo nabyo bishobora gutuma ubura ya mavangingo cyangwa se ubura bwa bushake.
rero niba udakunda imboga zirabiha sinzi ubwo nyine nawe urabyumva uzaba mu kagatare, kandi mu by'ukuri nta mugore n'umwe cyangwa nta mukobwa n'umwe uba mu kagatare, ahubwo biterwa n'imibereho abayeho cyangwa se n'ibyiyumviro agira muri we. rero icyo musaba ni uko ugomba kumenya ati ndafata iki ndareka iki. Ikindi gishobora gutuma ubura amavangingo ni ukuba uhorana stress, ugahora umushiha, uvuga nabi, ntago igikorwa cyagenda neza kuba ufite umushiha, kuba uvuga nabi, kuba utishima. D'abord niba utishima ntago byakunda rwose, kuko ubundi imibonaniro kugira ngo umubiri uruhuke wishime. Nimba rero ufite icyo kibazo cy'umushiha nta nubwo warangiza, urumva utarangije noneho wa mushiha urikuba, ugasanga ugenda uhura ibibazo bya hato na hato, ugasanga ushobora kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi bitewe n'uko udashobora kuba warangiza, ushobora kurwara umugongo, ndetse uhora wumva utameze neza bitewe no kubura no kurangiza. Rero hari n'ubundi buryo bushobora gutuma utagira ayo mavangingo. Hari ukuntu igitsina cy'umugore gifite akantu hejuru, akantu benshi bakunda kuvuga ngo kameze ngo nk'agashyimbo. Kariya rero hari abantu bamwe na bamwe baba batagafite. Iyo rero umukobwa cyangwa se umudamu atagafite, uriya muntu biragoye kuba yagira amavangingo cyangwa se yagira ubushake. Iyo rero ubuzu utagafite, bisaba izindi mbaraga, bisaba kwiyitaho ku kigero kirengeje abandi uko biyitaho kugira ngo ubashe kuba wagira amavangingo, kugira ubashe kuba wakwishima, bigusaba imbaraga nyinshi. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo mu gihe utagafite, hari igihe uba utaraciye imyeyo, nabyo bishobora gutuma nta kugira, niyo kaba kari gato cyane ntikagaragare, ariko iyo waciye imyeyo hari ukuntu kaza kakajya hejuru, ukabasha kuba kakora akazi kako ka nyako. Hari n'ubundi burwayi rero bumwe na bumwe bushobora gutuma nanone utagira amavangingo. Hari indwara z'ifumbi, hari indwara z'ama-infection, urinere, ubwo rero nazo zishobora gutuma utagira amavangingo. Wajya mu gikorwa ugasanga uzanye ibintu by'ibifuru ukuntu cyangwa ukazana ibintu binuka bitewe n'uburwayi ufite. Ndagusaba rero yuko mu gihe batangiye kubona ibyo bimenyetso byo kumva unuka, byo kumva mu gikorwa ugiyemo ukikanira, watugana tukaba twaguha imiti yagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ugire amavangingo ahagije kandi ameze neza. Apana bya bindi ushobora gukora ukumva biranuka, ukumva nta hoteli. Ugomba kugira isuku ku buryo igikorwa mugiye gukora mwese muba mwakiyumvanamo kandi kikaba cyagenda neza. So rero hari umuti nshaka ko dukora turi kumwe. Uwo muti ni umuti ukoresha, hanyuma kariya kantu nakoze mvuga kakaba kazamuka kakajya hejuru. Uyu muti bawita umubiri, umuti witwa umubiri. Urumva ushinzwe kuba wazamura kariya kantu ku buryo ugira n'ubushake muri wowe hakaba hameze neza, hatose, ukaba wakuramo ama-infection, ukaba wakuramo umwuka mubi utari mwiza. Ukaba ari umuti mwiza cyane, nagushimira nk'umukobwa ushoboye kuba wawukora rwose ukajya uwukoresha. Mu by'ukuri ibintu byagenda neza, washimisha uwo mwashakanye ndetse ukabaho nawe wishimye, stress ukazitera umugongo, ahubwo ukaba umeze neza. So rero tudatinze, reka dutangire dukore uyu muti, tubereke uburyo wawutegura kugira ngo ube wagira ubushake, ube wakoroha, ndetse ube wakuramo n'izindi ndwara zimwe na zimwe zerekeranye n'imyanya ndangagitsina. Sawa, ni karibu. Nk'uko mubibona turi mu gikoni, turi gutegura wa muti wacu. Uyu mubiri rero uyu ni umubiri
niwo dutetse, izi nizo dutetse arizo mubiri. Urabanza ugategura amazi agashya, warangiza ukawuteka ukawubiza, hanyuma ugategereza bigatogota. Byamara gutogota, ubu nibyo turindiriye ngo bitogote. Nimara gutogota dukomeze tubabwire. Ni ukuvuga ngo aka gashyimbo nk'uko babivuga ni inyama ishinzwe kuba umukobwa cyangwa se umudamu wamuha ibyiyumviro byo kumva afite ubushake, akumva muri we nawe hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba, akumva ubushake muri we. Iyo rero ntako ufite nyine urabyumva ubushake bwawe ari bukeya, kandi ugasanga biragoye kuba wakubaka bitewe n'uko uba ntabyo ushaka, ibyiyumviro byawe biba ari bike, bivuze ko imisemburo yawe iba ari mikeya idahagije. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi tubashishikariza guca imyeyo kugira ngo kiriya gikorwa cyangwa se kari iriya nyama ibashe kuba yaba iri hejuru, cyangwa se ibe yazamuka, ko izamuka igaragare, hanyuma iriya myeyo ize kuba yatwikira mu myanya myibarukiro y'umudamu, ubundi n'abari mu gikorwa bibe byabasha kuba byagenda neza. Mu by'ukuri rero tuba duhari kugira ngo tubabwire ibintu byabagirira umumaro, cyane ko ingo z'abantu nyinshi ziri kugenda zisenyuka bitewe n'uko hari ibintu bimwe na bimwe usanga uba utazi, kandi ari inkingi ya mwamba mu kurwubaka. Duhora tubifuriza yuko rero mugira ingo nziza, ingo zubakiye ku mahoro, kandi ingo z'umunezero. Uyu muti rero umubiri ni mwiza cyane, ni mwiza cyane cyane cyane, ariko kubera yuko uko ugenda uwukoresha nawe ugenda wumva impinduka mu mubiri wawe, ndetse ukagenda wumva ibyo utari usanzwe wumva, cyangwa se ibyo wumva ngo umugore ngo ntarangiza. Hari abantu benshi bazi ko abagore batarangiza, kandi mu by'ukuri umubiri w'umugabo n'umubiri w'umugore, igikorwa nyamukuru iyo umwe arangije n'undi aba agomba kurangiza. Mbwira n'abagabo benshi bakunda kwikunda akaba yasiga umugore we atarangije. Abo bagabo bameze batyo bose ndabanenga cyane, kuko niba uzi ko utarangije n'umugore we byakugiraho ikibazo, ukumva ufite stress, nako nta nubwo bikunze kubaho. Rero nimba uzi ko warangije, ugomba gukoresha uko ushoboye kose n'umugore wawe akaba yarangiza, kuko ntabwo ari byo kuba wamusigira izo za rubagimpande, ubwo burwayi bw'umugongo, ibyo bibyimba bya nyababyeyi bitewe no kuba wamubihirije, rwose ntabwo ari byiza. Ugomba gukoresha imbaraga zose ku buryo nawe ugomba gusiga ageze ku byishimo bye bya nyuma. Kandi nawe mugore ugomba kuganiriza umugabo wawe ukamubwira rwose ahangaha bimeze gutya, ngewe binameze gutya, aha niho wakora kugira ngo mbe nakumva nanjye ngeze ku byishimo bya nyuma. Apana gutinya umugabo wawe ngo wumve yuko mugomba gukora imibonano mu gihe cy'ijoro, cyangwa se mwitwikiriye umwijima. Muba mwarashakanye, mwarakoze mariage, mukundanye, nta n'impamvu yo gutinyana. Mugomba kubwizanya ukuri, umwe akabwira undi ati ahangaha rwose iyo uhakoze nta mpinduka, ariko ndi ukoze hano ngira impinduka. Mu bice by'umubiri w'umudamu tuzabibaganiriza, tubabwire ibice bimwe na bimwe ushobora gukoraho umudamu nawe akavuga ati kabisa hano hantu ni sawa. Rero iyo utahazi upfa gukora atariho, n'umugore kubera kugutinya agaceceka akakubwira yuko aho hantu nta njyana hafite, ugasanga bisa nkaho muri mu mikino, kandi mu by'ukuri urugo ni inzira ndende, mu ishuri umuntu yiga paka, kandi iyo utaryize neza riragutsinda. Niyo mpamvu rero tuhari kugira ngo tujye tubafasha, tubabwire ibyabagira umumaro.
So umuti wacu rero muri kubireba uri kubira, wamaze gushya. Ngiye kuwukuraho, hanyuma nimara kuwukuraho turaza kubereka ubundi buryo ushobora kuba wawukoresha. Aha rero wamajije kuba wahora, nani tumaze kuwukura. Urabibona yuko yamajije gushya no kugira, wabibonye wahoze. Uyu rero iyo wamaze guhora ufata aya mazi ayo ureba, warangiza ukareka bigahora neza, ukirinda kuba wabikoresha bishyushye. Uyahoze neza ugafata aya mazi, hanyuma ukajya witawazamo imbere, ukitawaza neza ku buryo bishira. Ugakuraho igikombe kimwe, d'abord ubanza ugakuraho igikombe kimwe cy'uyu muti, ukawunywa wahoze, ubundi ukawitawaza. Uko uzitawaza ufata noneho uno mubiri ukazajya uzamura hariya ku ziriya grande level, ukazajya umera nk'uri kuzamura gutya. Rero uko ugenda uzamuramo hagati, ukazamura wa mubiri wo hejuru, uragenda nawo ukazamuka, kakagenda kajya hejuru. Nyuma y'icyumweru uri kubikoresha usanga kazamutse kagiye hejuru, kandi mu by'ukuri ukumva sex imeze neza, nta ngaruka na nkeya utera. Mu by'ukuri rero ni ibi twari twaguteguriye, wowe mwari nawe mutegarugori udukurikiye, tukubwira yuko nubikoresha uzatubwire, kandi niba udafite amavangingo nkwibutsa ko watugana tukaba twaguha umuti wagufasha ukazibura trompe yawe, hanyuma ukaba wagira ubuzima bwiza wowe n'uwo mwashakanye, kandi ibintu bikaba byagenda neza. Turabakunda rero, mwakoze cyane wabanye natwe kuva ikiganiro gitangira kuba kigeze ku musozo. Ni ukuri Imana ibane nawe, kandi imirimo yawe ijye ihorana umugisha. Naho ubutaha rero, Imana ikurinde. Ciao ciao.